kibaye abagore bose bahagurukaga bakajya rwanira abagabo babo arega umugore yes reka mbahereza ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye mbere yo kutangira ko iki kiganiro ubanze ukande kuri link iri aho munsi twapininze muri comment ugende ukore subscribe kuri Mutoni TV. Meze gute se? Meze neza. Ndashima Imana nukuri. Ko twaraburanye maze iminsi narakennye ubukene bwaranyishe. Nawe se bwakugezeho? Bwangezeho. Shabyihore mwe ntago mujya mukena turabazi. Yangeze rese ngiye ko batajya bankandira akanyenyeri ngo abantu batureba. Umeze gute se? Meze neza ntari. Ndashima Imana. Yego. Nyabuna mukore subscribe n'ukuri kumana kuri channel ku Mutoni TV. Ku Mutoni TV bakore subscribe kugira ngo ibintu bigene neza cyangwa se birushaho kugena. Ubushize twakoranye ikiganiro rero ni ikiganiro kitakiriwe n'abantu neza benshi. Ni ikiganiro agize uti ngo abanyamurenge ko nta kuntu bibagira ukuntu bigenda. Mwana bigariro no baranyica. Abanyamurenge baranyica kana yisi nijoro. Ariko n'ukuri ko ntago bazi kurongora. Ntago bazi kurongora. Babikiniramo. Iyo se nkuru tugiye kuba twaganiraho sibyo nuko nyine mu minsi nyuma yaho uwo bita Jessica mudamu akaba umubyeyi akaba umukobwa mwiza hano kuri zimboga nkoranyambaga nibwo yaje kuba yagusubiza ariko amukugusubiza numva gusubije neza cyane ariko gukosora reka nkuhereza ubutumwa yakugeneye ari gushaka ayo mavanyi ngo ntibabizi kandi barangiza vuba ibaze no ntoje niyahuye na Eva urumva ko yaramupfubyaga ariko umugabo kurongora neza niyo yaguhemukira kajana uramwihanganira Eva yapfuye na John birima kuko yamupfubyaga ataramupfubyaga ariko kumwihanganira yapfubyaga Eva kandi Eva yikunda kubi guhura kwa Eva na John bahuye mu buryo nyine bumeze nk'ari ubutunguranye Eva yatwaye umugabo w'abandi yariye gapapu akundana na Eva ntabwo banatinze gusambana rwose yaraje barahatwika basambana anamutera inda isamubona moviza kubera ko yamuteye inda abizi neza ko ari busame ko ntago yari yaravuye mu nyababyeyi ubwo urumva ko Eva ngo yacaga umugabo w'inyuma ari naha mu Rwanda usigaye mu miki kubera reka tuvuge ko uko umubonye uko agaragara wa mugore ubona asa n'umutinganyi gusa iyo bakubwiye ko uko ugaragara usa n'umurozi ngo nsa n'umurozi turekera aho ngaho ibyo birahagije uwo bita Jessica yaragize ati wa mugore we ugaragara nk'umurozi ati usa nk'umurozi ese nibyo koko iyo wirebye muri miruwari ubona usa nk'umurozi ubwo se ubwo mbaye umurozi Jessica yabiki mbaye mfite isura nk'iy'abarozi Jessica yabiki ako Jessica sinzi impamvu Jessica yigize umuntu w'umunyabwenge yigira umuntu w'igitangaza nyine yigira nk'umuntu w'inyangamugayo yego Jessica ubundi hari arambaza iki cyambere cyo umunyamurenge urumva ikindi si murumuna wa Eva cyangwa mukuru we sinamushiki wa John ubundi kona bivuze muri rusange kuki ari we witura tuyakaza kantuka ngo ndi umusazi none nuko utagakomeje ngira ngo harahora numvise avuze ngo nimba ngo arabona ngo nshaje ngo kandi meze nk'umuntu ngo ufite ngo niba afite uburwayi bwo mu bitekerezo bw'imitekerereze ngo nimfata karago ngo ngende ndyame ndangiza mpamagare abaganga babishinzwe ngo baze bamvure uyu Jessica reka nkubwize ukuri Jessica niba ururebe kino kiganiro ni ukuri kw'Imana buriya ahariya warengereye pe singiye kwesha warengereye wantutse nturi mushiki wa John nturi na murumuna wa Eva cyangwa se mukuru we nta nubwo uri nyirasenge urambaza iki yigize nshomotsi yigize ishyano uriya mugore yigize igitangaza abashaka kwiga ngo kandi siko Jessica ngiye ngututse n'ukuri ko nta hantu naba ntandiye nawe n'ubundi gusa wigaye kandi aho kayozo kawe nawe ugenda ugafunge cyangwa ufunge uwo musarani ndakwiyamye ndanakwihanangirije ntuzongere ubushizeho na Christian ntimwansibishije ikiganiro cyanjye ngo ni icyanyu arega bari kungendaho we Jessica ariko kugendaho gushaka iki se byagenze bite kuyanga ngewe hari ikiganiro hari intuza hari umugore n'umugabo bigeze ngo kwicana yego iriya za Musanze waba ho baba
kubera ko Christian n'umugabo wa ntuza n'umugabo noneho aho ngaho hari abantu benshi bari banayikozeho iyo nkuru arangije nayo nyikoraho arangije baranyandikira arambwira ngo yaranampamagaye ngo riri ngo ntuza ngo icyo kiganiro ngo gikureho ngo nabonye ngo ari icyacu ndavuga ari icyanyu ni mwe mwenyine mwari muri yo ngo nukuri ngo ni icyacu ngusatse ngo wagisiba pe ngo ndavuga nti sawa kuko nari mfite na stress ni n'umunaniro niki ikiganiro ndagisiba none barice baraje bumvisha uburyo ki ngiye mfite uburwayi bwo mu mutwe shaje nkwiriye kujya kuryama ikindi ngo mfunga akayuzo kanje ubwo ni umunwa yego mfite ikibazo cy'imitekerereze mu mutwe Jessica ndakwiyamye n'undi munsi ubaye bwa kabiri ubwa gatatu nzagusha wowe na Jessica mupfiki se kugira ngo bigeraho ngaho we ngwisura yanjye ngo nsa n'umurozi ubwo ndamutse mbaye umurozi Jessica we wabiki aka kanya urabyibagiwe mu Nigeria muri corona urabyibagiwe Kimironko kwa Jire bakubuza no kujya winjira kubera akavuyo kawe Jessica urongera ndamena umuceri nukuri kw'Imana unsuzuguye bwa kabiri bwa gatatu wiberesha ubikore ndakwereka sha ntago nge nkunda umuntu nyenzaho ngewe nabivuze nta nubwo nabivuze muri rusange navuze ngo 80% urumva ngo mbese ngo bwirwa n'iki ngo kwa batazi kurongora ngo wahuye nabanga maze avuga ni seseme niriya nyinyi imeze nk'amarembo arantuka aranyandagaza warababaye se wababajwe no kwagututse ubwo ngo ngwiki ubuse ntababara urumva wo bishimishije narababaye nuko buryo ako nanone agakita umuntu ngo asa nk'umurozi ubuse urumva ngiye ataranyenjeho ikibazo nuko ari kuvuga ngo wowe uri kubivuga ubwo suri gushaka kumwigana nimba wenda ntago mwiganye kuko nanjye nshatse namutuka nkanamutukuza kuko nawe afite umunwa nawe mfite umunwa kandi yabikoreye kuri cano ari gucuruza nanjye nshatse nabivuga namutuka kuko no udatuka ingegera nkiriya n'ubundi nta kintu wabukoze ni wabishatse nyine ubwo ni wabishatse yarebye ikiganiro cyitegereza asanga isura yanjye nsa n'umurozi narakurogeye Jessica narakuroze se byibuze ku buryo unyita umurozi ngo mfite isura nk'iy'abarozi ngo ndashaje nimfata akarago ngende ndyame ngo mpamagare ngo abashinzwe ngo uburwayi bwo mu mutwe ngo baze bamvure nigeze ngutakira ngo isura yanjye nsa n'umurozi narozi wanyu gutera comment uko abibona n'uruhande rwe comment ku buryo yicara kuri cana akabikora ikiganiro akavuga ngo ngende umurozi ngo mfite isura nk'iy'abarozi niba nshaje sindi nyoko sindi na nyogokuru ndakwiyamye uzongere Jessica basi hanganurekera ariko buriya babimbabaje nuko utaza kwisanga wamututse cyangwa se utaza kwisanga wenda bibaye bibi rekere hangane wamubwiye nimba yumvishe ngewe nari nkubajeho gatoya ariko nanone kuba yaraguhannye nyine ashaka kukugira inama kumpana se ni mama ampana ni mukuru wanjye ampana ni shangazi ampana nkandi umuntu ampana nkandi yabanje akihana abonye ko amateka yahise asa narangiye arajaje amateka yahise yandese ibyo tubivemo tugenda numva bitangiye kwinjiramo ibintu bikomeye cyane nuko ndamwihanangira ubwo nundi munsi nukuri kw'Imana Jessica ikiganiro mwanze bijeje bundi nkugira ntago nakibagirwa naragisibye kugira ngo mbone amahoro none murongeye munyisa umurozi ngo isuranye ngaragara nk'umurozi munyisa umukecuru nkaho ndi nyogokuru wawe munyisa umurwayi wo mu mutwe ngo nimpamagara abaganga babishinzwe bamvure ndakwiyamye ngo nimfunga akayuzo kanje funga ko uzongera nzakwanika twinjira mu kiganiro yari introduction twaturimu iyo ni introduction twinjira mu kiganiro gahunda imeze gute rero abakiriya bimeze bite rero gahunda yawe nabonye hano hari usigaye ukora kuri Flower Plus no ukora Stella ako ngemba numva atari ngombwa ko ariko ntaribi ntaribi wabivuga naga ngombwa kuvuga ahantu ukorera ntaga ari ngombwa cyane ariko wanabivuga ariko basi wakamamaza ibyo ukora nkora massage ndi umukomisiyoneri ndi tutravu ikindi nkora kuri channel yanjye yitwa Umutoni TV ni ukuri mumbabare mukore subscribe ku Umutoni TV share comment ibintu bigende neza kandi nukunda bakunda cyane nkaba ibaze nkaba ngaba kuri Slim Jesus bose bavuga batereka tuye gutera iteka Umutoni tugende tumukore subscribe tumukorere share comment icyo gihe nukuri kw'Imana mwamungiriye neza kandi ntago nanjye kuvuga ngo ndajya gusabiriza mu muhanda mumenye ko ndi umumama w'abana kandi se najya mu muhanda ngo ngiye gusabiriza rero niba nkora akazi k'ubukomisiyoneri
nkaba nkora massage nkaba nkora no kuri cano ibyo bintu uko ari bitatu mumbabariye n'ukuri mwamperamo amafaranga simbasabirijeho ariko mukantera inkunga sibyo. Reka twinjire ku nkuru. Ejo nagiye kubona amasaha ya saa 12 mbona hasohotse akavideo k'umukobwa mwiza ari gutambuka yambaye ikanzu y'umweru yakiriwe neza rwose muri bridal shower, aho bivugwa ko ashobora kuba afite ubukwe muri iyi mpeshyi. Hari amakuru nabonye kugiye avuga ko ashobora kuba afite ubukwe mu kwezi ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani. Kwa munani kwa karindwi. 5 z'ukwa munani ho nawe niko nayibonye. Kugihe niko nayibonye. Simbizi. Ako ni gashoka ari ku itariki 5. Ni muri rizuba yego. Inkuru kubona Vestine bamukore bridal shower wakiriye ute kubona umwana w'umukobwa nkuriya wari usanzwe akora nyine wamenyekanye mu ndirimbo zivuga butumwa cyangwa indirimbo za gospel, aka kanya akaba yakoze bridal shower ndetse kandi akari kwitegura kurushinga mu gihe abantu benshi babirwanyaga ariko ukabona ko ari proud cyangwa se akomeje urugendo. Uriya Vestina Vestina nukuri niba umuntu buriya hari abantu bavuka bagahabwa uburere bwiza ariko burya uburere bajya bavuga ngo buruta ubuvuke. Ni ukuvuga ngo Vestina mu by'ukuri ari uburere ari ubuvuke byose ni yego. Gusa hari abantu benshi bavuga ngo aratwite ariko nta nubwo atwite. Abantu benshi baramurwanyije muri buriya bukwe bwe, baramurwanya kubera ko yari yabonye ko agiye gushaka umukire w'umunyamahanga. Baravuga atashatse umupagani, arangira arabwira ati yaba umupagani yaba iki idini ni ku mutima. Yego. Abivuga kubera ko bamurwanyaga abantu nyine bahuje kwizera inshuti ze magara basangiraga buri kimwe kose. Aravuga ati idini ni ku mutima. Ni nko yabwiye ati ibyo bya ADPR byanyu mubijyane nzihana ngiye n'Imana yanjye kandi nubaho umugabo wanjye. Ni na gutyo yababwiye. Yego. Rero kuba ashatse wenda reka tuvuge ko ashatse umuntu utari mu ADPR utari n'umunyarwanda. Yego. Ariko buri igikuru cya mbere ni ukuba usanze umuntu ukunze. Yego. Yego, murabona ko bita Vestine kabisa yaje mu gakanzu kiwe k'umweru. Keza kari smart kamufashe kamwegereye. Yari yambaye neza. Buriya nukuvuga ngo yaza kuba ari umurokore nyine waho ndukiri mu dini mw'imbere. Rero hari ikintu barokore bibeshyaho. Hari ikintu barokore bibeshyaho bakumva ko idini ari ryo rizabajyana mu ijuru. Yego. Urumva? Mu by'ukuri kandi ntago bazi ko kwizera ku mutima ari byo bizajyana abantu mu ijuru. Ntabwo idini rizakujyana mu ijuru. Ibikorwa byawe nibyo bizakujyana mu ijuru. Iyaza kuba ari umuadepere noneho atarabanje kuba kurira inzira ku murima. Yego. Ntabwo iriya kanzu yari kuyambara. Bari kuvuga bati noneho ishyano ryacitse umurizo. Yego. Yambaye ikanzu mini. Niko bari kuvuga. Kuba rero yambaye kuriya nukuvuga ngo yamaze kwiyakira, yamaze gusobanukirwa ko idini atari ryo rizajyana abantu mu ijuru. Vestina rero urabona ko nka kuriya agiye gushaka uriya mugabo. Vestina ngiye reka nkubwire. Vestina ashobora kuba yarashatse ari isugi. Ashatse ari isugi pe. Kubera ko nawe ubwo ikiganiro yakoze hamwe na Irene yaravuze ati bamaze iminsi bambwira ngo ndatwite. Amagambo yanyu rwose ntabwo ngiye nshobora gutwita mu gihe Imana itaraduha umugisha. Yego. Ngiye n'urugo rwanjye. Rero Vestina niba atari yaryamana n'umugabo we akaba ataratwite nk'uko babivuga wenda bamwe, Vestina agiye ari isugi n'ukuri. Hanyuma rero abantu kubera iki abantu bakunda guca intege umuntu wese ugiye gushaka cyangwa se kuki ingo nyinshi zigiye ku bana ubona abantu batangira kuzirwanya? Urabona uzi impamvu abantu babirwanyije se? Kuri Vestina ho wenda niho urugero cyane twabibonye noneho binagize cyane. Nuko Vestina ashatse ari umwana, ashatse ari mutoya, aribwo kirangiza segonderi. Urumva? Ikindi cya kabiri ashatse umukire, yaza gushaka yakamwana cyangwa se nzovu. Ukareba bari kumva bari kuvuga ati shaka nyine bakabigira ariko ubu ngubu barabirwanyije kugira ngo barebe ko byibuze wamugisha Vestina umuvaho. Mbese nukuvuga ngo ntabwo abonye ukuntu mu bantu bari kuririmbana iriya ndirimbo bari bagiye gukorera niba ari bayita iriya ndirimbo bayita ngo iki, niba ari hobu niba ari inde iriya ndirimbo baherutse gusohora ni tawa yebo ego hari umukobwa ntabwo mbise umukobwa rurimo wamugiriye ishyari kubera ishyari n'icye kandi ku rwandiko yanditse urwandiko ari gutuka Vestina. Hari umukobwa wagiriye ishyari Vestina. Ego. Gute byagenze bite nyibwirire? Nyine kumva ko agiye gushaka yarebye ukuntu Vestina ngo ari kwigira ari mu modoka n'umushoferi we.
nyine abona ukuntu ari kwitwara Yego. umukobwa ishyari satani aramuzamukana arangije yandika urwandiko yanditse urwandiko noneho arangije noneho aruhereza ntuza aruhereza Vestina Vestina ararusoma biramubabaza yanditse urwandiko ruvuga gute yaravuze ngo aka kanya uribagiwe yarambwiye ngo akanya uribagiwe ngo ukuntu uri kwitwara ngo ukuntu uri kwigira ngo nyine ngo wamaze guhinduka ngo wigize inshinzi byinshi birimo imyungu ngiye ngo urukunde riseseme n'ibiki satani yari yahagurutse umukobwa Vestina noneho arumirwa Dorcas buriya ngo afite ukuntu ateyemo ngo ashobora kuba Dorcas atandukanye na Vestina ngo hari ukuntu atujemo ukuntu ku buryo niyakubonaho ikintu kibi umusenzi umpamagariyemo ninde ku buryo niyakubonaho ikintu kibi araza akagusekera akwereka nta kibazo mu gihe Vestina ahubagurika yarabibonye Vestina rero ashaka guhubagurika arangije itabyereka Dorcas arambwira ati mbabarira uceceke uryumeho ati gusa nyine umva genza gake Vestina mu mutwe uramurya hafi no gushaka gutaha kwa ngo Vestina yandikiwe urwandiko rwamuteye agahinda cyane icyo gihe aribwo bari bamaze no kuva mu murenge nyine byuriya mugabo icyo gihe umukobwa abantu bose barumiwe ibaze kuri gukorana n'umuntu muri kumwe n'inshuti yawe magara mu ndirimbo muri kumwe ahantu hose yarangiza akandika ibyo bintu yabonye nyine kubimubwira bidahagije nko kugira ngo abimwandikire urumva ariho Vestina yavuze ati abantu b'inshuti zanjye twasangiye buri kimwe cyose nibo bagize barya baranyiyereka ati rero ibyo byo kuvuga ngo barokore uramukoresha no ko ari no muteye umutima mu kumva ko yava no mu barokore burundu ko yaravuze ati inshuti zanjye nirizeraga nibo bagiye bamvuga nibo bagiye bansebya n'iki byose Vestina aravuga ati idini ni ku mutima nzubaho umugabo wanjye n'Imana n'ibyo ntago rabaye umupagani kubera ko ntago kuba mu ADPR ntago byo bizajyana abantu mu ijuru ADPR ntango babera injiji nk'ubu ngubu nyine imaze iminsi ndi no mu rukundo rw'umu ADPR kuri kw'Imana muri yawe n'urukundo rw'umu ADPR umupasteri w'umu ADPR wakundanye n'umupasteri ariko udafite umugore byagenze bite ADPR mwabona ukuntu muri iyi minsi nari meze uyu mukobwa aratambutse we ntago ari kugaragaramo nta kibazo akomeza urumva umugabo aragenda aranshupiza mwana y'isi nijoro twagiye tugiye kwinjira mu nkuru yawe ariko twari tukiri kuri Vestina nta kibazo mbwira tuvuye kuri Vestina n'ubundi niwe twari turiho n'ubundi turahita tugaruka n'ubundi kuri iyo nkuru yawe n'uwo mu pastor urukundo rwawe uraza kubimbwira uburyo mwaje guhura cyangwa se n'uburyo mwaje kuba mwatandukana so reka tubanze tugereho kuri iyi nkuru tugume kuri Vestina gatoya hanyuma rero ukabona ari iye mpamvu abantu bose bagumya kuza bamurwanya umwe akaza ukabona batangiye kuzana ibiganiro bya kera bati cyangwa se bakamurwanya ati Vestina ngo ADPR yamwirukanye ubundi ADPR nyine ubona ari iye mpamvu Vestina ADPR kugira ngo niyo yamwirukanye habwo ADPR nyine yabonye ko umukobwa wabo nyine atakifashe ku idini cyane anababwiye ati ngiye nzasengera ku mutima ngiye n'Imana yanjye nubaho umugabo wanjye nta bindi batangiye gusuka ngo atangiye imyambarire n'iki byose bahita bavuga bati turamwirukanye mu ADPR ariko mu by'ukuri Vestina ukuntu yitwara ni byiza pe yego kandi ikindi cya kabiri ntabwo yajya gushimisha itorero kuruta uko yashimisha umugabo we umugabo wenda hari ikintu mutazi Vestina ashatse atarajya hanze nyine ngo abe umukobwa hanze igihe kirekire kwa kundi yenda ashobora kuba yari kuzisukisha yari kuzatera make-up ibintu nk'ibyo ntabyo yari yakagize kuko nibwo yari akiva ku ntebe y'ishuri urumva wasanga yenda n'umugabo we atari we nabimutegetse cyane ahubwo Vestina nawe akaba yarabikundaga ko tuvuze ngo umugabo yaramutegetse ngo kora gutya Vestina atabishaka Vestina ntabwo yari kubikora atabishaka ntabwo umugore bamutegeka ku bintu bijyanye no kwiyitaho ntabwo babimutegeka ubwo Vestina bivuge ko byari bimurimo kuba yarabikoze byari bimurimo urumva rero Vestina kuba yariyitayeho nyuma nuko byari igihe cyari kigeze ikindi nanone kubaha umugabo we umugabo ashobora kuvuga ati ushizeho utu tuntu byaba ari byiza byaba bimeze neza cyane akabikora ntabwo yajya kumvira idini kuruta uko yakumvira umugabo okay noneho reka nibaze ko bigiye gutuma ninja muri iyo nkuru yawe kuko urumva ADPR bararwanyana cyane nuko uza kwisanga wakundanye n'umupasteri umupasteri mwahuye mute rero twahuye nagiye gusenga wagiye gusengera he nagiye gusengera muri Grassroom icyo gihe
ariko we ariko twahuriye mu nzira we wagiye gusenya muri Grace Room yego batarafunga nkuko hurira n'umupasiteri ariko nawe ari kujyayo nawe yararimo kujyayo ngo nawe yari umushyitsi cyangwa agenda n'amaguru yari afite imodoka yari afite imodoka ariko ishaje kuko yego ikuze arangije nyine twaduhananye nimero nuko tukatuganira gutyo gusa ariko ndakubwiza ukuri wagira nandi muri Gihonomo yari wa muntu utaka ntiwakwambara utuntu tugufi ntiwakwitera makeup urumva mbese narimaze kumera nk'ingegera kuko buryo nari nsigaye nireba nkumva ndumiwe ariko hari uri mu rukundo ndi mu rukundo ariko rumeze nk'ikuzimu kandi abadepera ikibazo cyabo bagira kode ntago ari bose yego cyane cyane abagabo n'abagore mwaje gushwana gute se twaje gushwana nyine turi gupfa ibintu byo kumfuhira umuntu arakubaza ngo uri hehe ko atinze gutaha kandi atasinze ni ibintu nyine biba bimuri mu mutwe rero ntago wandagira nk'umwana ntago bishoboka hari igihe ujya mu rukundo ukagira ngo uri muri gereza kandi ari ugiye kwa Madame Pasiteri wumva ndima ibaze mbaye mama pasiteri ese uwo mupasiteri ntabwo nsigaye ngasenga uwo mupasiteri ntabwo arasanzwe afite umugore ngo yagize umugore ngo akora divorce ntuzi se ukuntu bakora amadivorce n'abadeperi yego abadeperi b'abapasiteri bakora amadivorce abandi barakubitwa abagore barakubitwa birirwa babakubita buri munsi urumva ngabo niba birirwa bacana inyuma mana yisinije mwabadeperi imwe mwagabanyije akaguru mukanazizirika ko mbona ari ibibazo ntabwo arega biriya byo kuvuga ngo abadeperi ni ukuri kw'Imana ntabwo bose bakijijwe baravangiwe uwo mugabo ngera amaze kungira umucakara we ambaza ubusa ambwira ngo sinzisige makeup ruje ntayisiga nari maze kuba nk'akagegera nza gutangira ikiganiro nkabanza ngasenga yego gusenga ni byiza yego ariko cyane ukuri kw'Imana uriya mugabo yaramaze kumpirimbiza pe ntabwo Imana ishimwe ubwo yagiye mba ntangiye no kugira ikirunguriro kandi abona ari nabwo mugishwana nese nk'ejo ko mushobora kwiyunga kwiyunga ntabwo umuntu ajya amemukira ngo ngo agaruke biba birangiye wasanze pasiteri aguca inyuma wasifashe pasiteri aguca inyuma aya wibeshye ajya nciye inyuma ahubwo noneho akajya nambaza ngo mbe ngo ndiha amfuira kandi nawe ko yaguciye inyuma pasiteri narabibonye umuntu umupasiteri yaguciye inyuma none se ubonye message kuri WhatsApp nari kukubwira ati wakoze ati byari biryoshye ubwo wumva ari iki njye narabyiboneye umuntu ari kumushimira mwari mwahuriye kandi ubwo wari uri kumwe nawe twari turi kumwe ariko ngiye akambwira ngo tuzabana ngo ntabyo kurongorana hanyuma uwo muntu bari gushimirana subwo yaramuhaye iki kurya mbwira ngo byari biryoshye n'ibiryo pasiteri yari umugabo wawe ntabwo yari umugabo wanjye ari sheri wanjye mukundana dukundana twenda kubana arangije ajya kuguca inyuma n'undi mugabo nako n'undi mukobwa urangije ubona message ari kumushimira kuri WhatsApp yari kumushimira kandi ngiye twarigeze tubiryamana ambwira ngo ni icyaha ngo tuzabikora ngo nyine ngo twashakanye twati no muntu muri gahunda yo gushakana n'ukuri urumva nza nihondobetse nta gatiro nta ruje umva nari maze kuba nk'akagera bigiye gutuma rero twinjira n'ubundi still dukomeza pastor urebe kino kiganiro ukore subscribe ya gutuma twita dukomereza none se iyo story yawe yakubayeho imeze nka yawo yindi ya mudamu waturutse iriya harya yaraturutse Nyagatare nkuru nanayibonye kuri channel yawe byagenze bite uriya mugore yaturutse Nyagatare ajya Nyaruguru yego ajya gusambana na Valence ariko uyu mugore nawe yari umu ADPR noneho we noneho yari umudiakoni yego urumva n'uriya mugabo Valence yari umupasiteri yego ariko mu buzima busanzwe bakaba ari baturanye Nyagatare yego akaba yarakubitagaho nyine bakiri Nyagatare noneho umugabo uwo nguwo Valence umupasiteri aza koherezwa Nyaruguru mu buryo bw'akazi bwivuga utumwa oya nabyo yarabikoraga ariko yagiye Nyaruguru avuye Nyagatare agiye gukorera nk'umuntu uza nk'umurandi manager bano bashinzwe iby'ubutaka yego yego ubwo urumva avuye Nyagatare agiye kuba Nyaruguru yarahamaze n'ukwezi kumwe Nyaruguru noneho uriya mugore rero sasa bita Esther yego abwira umugabo ati ngiye gutaha ubukwe kumbe agiye Nyaruguru kubonana nande na Valence ageze i Kigali ariko mbere yo kugira ngo agere i Kigali umugore wa Valence arabwira ati kugiye n'ubundi muri biriya bice ko n'ubundi naguhagakuriye ugashyira umugabo wanjye uwamugutumaho umugore arabwira ati siko ntari bugere Nyaruguru ati nta kibazo nugera Nyabugogo ubihereza imodoka irabimugezaho yego umugore siko yaje
ageze mu mujyi wa Kigali ahamagara Valence ati naje ati n'ibintu byawe babimpaye nkuzanire ati meze gute ati nagize akazi kenshi ntago turi bubonane ntago ndibona ukuntu nza i Kigali ahubwo wowe komeza uze Nyaruguru yego ati mfite ubutumwa bwawe urumva noneho Valence arahindukira abwira uwo mugore ngo ngwino ngo Imana yakuntumyeho yego Imana yakuntumyeho ngo neretswe ngo Imana yampaye ubutumwa bwawe ngo kandi ngo ntago nshobora kuvuga kuri telefone ngo mbabare ukomeze ngo igihe wazaga rwose ngo ndimo kubyumva ko ugomba kuza Nyaruguru rero kugira ngo wumve ngo Imana yagutumyeho yaba ari uwavangiwe yaba avuga iby'ukuri uhita ugira gute uhita ati ni gahunda ni gahunda umugore agira gute abavuye Remera na moto abageze Nyabugogo afata arakatisha imodoka ijya Nyaruguru abageze Nyaruguru ageze Nyaruguru rero nibwo bira byose byabaye ngo bararyamye ubwo ntago nari mpari izi nkuru ziba ziri imihana ntago rwangire ubu bivuze bwa mbere kugira ngo bataza kuvuga ngo ninjye ni ibivugwa twibwirire natwe tubivuge mu bivugwa mu bivugwa tunabyumve mu byavuzwe ubwo bararyamye nyine urumva n'umunaniro wose ubwo raturutse iyo ngiyo za Nyagatare raturutse Nyagatare mpaka na Nyaruguru aragenda agerayo imvunana ari zose abagezeyo barahatwitse nda nijoro urumva none bararimo kuvuga ngo ubukoko ngo hasanga ngo bataranarya ngo bataranagize ikintu bakora yego byagenze bite rero wararana n'umugabo mu nzu utari musaza wawe maze warangiza ntimubikore barabikoze ahubwo umugore arananirwa aratagangara n'umunaniro wose nabonye ngo babikoze nimba ari isaha n'igice ntabwo nari impari ako isaha n'igice bibaho ariko abantu bihaye kujya baramwa iriya miti we ugasanga umuntu aratinze kurangiza yego nuko we na pasiteri baratangiye diakoni na pasiteri baratangiye barabikoze birarangiye mu gitondo diakoni asigara aryamye pasiteri ajya mu kazi aravuga ati nta mwanya mfite ngiye mu kazi ajya mu kazi abwira umugore ati ntusohoke hanze batakubona abaturanyi n'iki ati ese ndateka iki uteka ibishyimbo iki n'iki ngimbabura ngibi ibishyimbo byose uteke umugore ngo ateka ibishyimbo imbabura ariyegereza arangije n'inzu ifunze amadirishya hose n'inzugi byose bifunze ngo arangije ngo ateka ku mbabura uriya mugore afite imyaka 30 sibyo ubwo yarayoboye ko imbabura yica njye n'ukuri ko nareka mbabwiza ukuri imbabura yamwishite ngo ni imbabura yamwishe gute se nyine kwera ko imbabura ikurura amaraso yatetse ngo ibishyimbo ngo imbabura ngo imukurura amaraso ariko ntabwo ibyo bintu bibaho umugabo yaje kurya asanga harafunze ahamagara biranga ahita ngo ajya muri restaurant kurya arangije asubira ngo mu kazi ku mugoroba ngo araza aravuga bise ngo nta muntu mwabonye ngo muturanye n'iki aravuga ati abaza abaturanye ati ntawe twabonye bati arakomanga aramubura ahita ahamagara nyirinzu ku iyo nzu ntabwo ari Valence yakodeshaga nyirinzu araza nuko bacurugi barinjira ngo basanga imbabura ngo imuteretse iruhande ngo umugore yapfuye uriya mugabo impamvu agifunze batari bamurekura uwo pasiteri baracyakora iperereza ntabwo nge niyumvise kugeza isaha ko iriya mbabura rero yishura umugore ariko amakuru aturuka mu Nyagatare bavuga yuko uriya mugore yarasanzwe arwara umutima uriya mugore uriya Esther wasanzwe arwara umutima ubwo n'abaturanyi biwayo za Nyagatare ariko niyo yarwara umutima niyo yagira gute barebe neza kuri ya mugabo nta ruhari yabigizemo by'urupfu rw'uriya mugore yese yabaga muri chambrette yabaga muri chambrette ibaze reka nkubaza ko ari abantu ba muri chambrette batunze imbabura mu nzu ni bibi cyane gucana imbabura ahantu hatisanzuye umwanya ungana kuri abantu w'ibishyimbo uri buteke ibishyimbo biranabyo ntago ariko uriya mugore ntago yabikora azi neza ko ese iyo nzu ubundi ko nta dushe na toilette niba yari urumva ko umuntu watekaga ku mbabura ko biri kose ashaka kuba nta dushe na toilette yari afite yumva uriya mugore ari bujye kwihagarika ko yamubujije gusohoka kuki se atatwaye urufunguzo serire sigira urufunguzo rumwe uriya mugabo niyo mpamvu agifunze kugira ngo bakomeze bakore iperereza ni ukuri ko Imana uriya mugore ashobora kuba yishwe simbizi ariko ashobora kuba yabigizemo uruhare ntago namushinja ibyaha ariko birashoboka nabyo ariko umva umugore yapfuye yagiye gutanga umupuri kure yego yapfuye yawujyanye kure uragenda urananirwa mu nzira kuri umugabo amenya yararyoshye bingana iki ku buryo umugore ashobora gusiga umugabo n'abana yarangiza akajya gushaka umugabo arenze intara 10 arenze imirenge n'uturere 14 kuri 30 amasaha agera muri 10 agiye gutanga umupuri nta bantu bari Nyagatare cyangwa se umugabo we ariko umugabo ashobora abandi abantu batajya bahereza abagore baba agaciro cyangwa gasanga nta gufata neza umugore wawe
umugabo ashobora kuba atarazi kurongora umugabo we yego cyangwa se atamuha umwanya n'ibintu byinshi bituma umugore ashobora guca inyuma mujye mwita ku bagore banyu ikindi mwabarokore mwe gukomeza kwigira indaya mugabanye ko twamaze kubamenya kandi Imana iri kugenda ibagaragaza aho gake ntago ari mwese ariko mwikosore yego ndabizi murantuka ariko ntacyo mpfa nabo nta kintu na kimwe upfa nabo ariko uri kubagira inama ikindi ubu ngubu none ndi single urumva nawe mfite umukunzi none ntawe ndashaka amafaranga ndashaka umukunzi utari pasiteri kuza kunshupiza so rero urumva rero kugenda twigana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye mari kugira ngo numve ibitekerezo bya buriya n'abantu bashaka kumva ibitekerezo by'umuntu nanjye nibyo mba ndimo ndi kugira ngo numve ibyo bitekerezaho ejo n'umugabo witwa Robeni yagize gutya bayiteretse kuri kamera ati umuhanzi wa mbere bakabirije amateka y'isi ni umuhanzi bita Tom Close nuko nyine nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo nibwo Madame Tom Close byamubaje cyane nawe agenda agira icyo abivugaho reka nze nifashisha amwe mu screenshot mfite hano kuyageraho biri kungora cyane kurusha ibindi bintu byose uyu mugore yanditse kuri Instagram nyine abwira ntuza iyo nkuru narayumvise abwira Robeni ati uzajya ukina yamubwiye ngo uretse gato kuvuga kuri iyo nkuru ni uwo bita Tom Close niko uwo mugabo yari yamututse yamwibasiye umugore wa Tom Close baraje kuri Instagram arandika ati thanks DC Clement ubundi aba ni bamwe iyo badafatira mu ikare ejo babyuka bagatuka n'igihugu cyababyaye wenda avuga Tom gusa ariko ufashe abanyamakuru n'abanyamakuru bose beza b'icyo gihe ufashe n'abanyamakuru bose beza b'icyo gihe na radio na company zatanze ibihembo zose uzigize ubusa ngabo Robs ujye uvuga ibyawe uko byumva ariko nushyiremo abandi banyarwanda benshi banakubyaye umwana akina n'ibere rya nyina ntakina akora mu bwanwa bwa se arangije Jihad ati icyo kinyarwanda wakoreshe ni icy'imihanda yego Jihad ati ikinyarwanda wakoreshe ni icy'imihanda nuvuga ngo Jihad we nta nubwo yigeze ababazwa nuko wenda Robeni yatutse nyine yatutse Tom ahubwo we yababajwe nuko Tricia agize gute asubije Robeni uriya mugore kibaye abagore bose bahagurukaga bakajya barwanira abagabo babo arega umugabo ni ishema ry'umugore ni n'agaciro k'umugore n'umugore ni ishema ry'umugabo ni n'agaciro k'umugabo rero birababaje byaba biteye agahinda iyo Robeni aza agatuka Tom Close umugore agaceceka yarakoze hari umugore yabaye intwari pe kandi mu bintu yavuze ntago yigeze avuga nabi urumva yaramwihanije kandi kuko ibintu yavuze byari byo none se ni gute Robeni aza akavuga ngo usibye ngo cyo kora ngo Tom Close ngo usibye ngo discipline ngo yari afite ngo ikinyabupfura cye ngo kuba yarize urumva ngo ibyo byo ngo rwose ngo niyo mpamvu ngo hari indirimbo ngo zakunzwe ngo no kuba ngo indirimbo ze ngo arizo zonyine zakinwaga nta bandi bahanzi bari bahari ngo yarakabirijwe nta nukuri kumera kamabwiza ukuri uriya mugabo yararirimbaga pe kandi ikindi afite discipline aririmba neza ko bagiye kujya kumuha igihembo cya Primus Guma Guma ntago bibeshye rero wa mugani waturishi umugore wa Tom Close uriya Robeni yafasha abantu bose ari abo ngabo ba Primus Guma Guma afata abanyamakuru b'icyo gihe afata abantu bose bateye inkunga biriya bikorwa byose bya bihembo byose yagiye atwara abona ko nyine ari abantu baciriritse ubundi so Tom waramufanaga cyane na n'ubu pe ni n'umunyabwenge n'umuntu ugira urukundo abonye ba mwana yafashije yagiye gutoragura ngo niba ari mu burasirazuba akamufasha kugeza izi saha ni imfura kandi n'ubundi ntago bari gusiga Tom Close ngo bagiye gufata ngo Mani Marite niko Jihad yavugaga hago Jihad ashobora kuba afite ikibazo na none icyapfa wenda na Tom Close kubera iki Jihad yababajwe nuko umugore wa Tom Close asubije Robeni ntababazwe nuko Robeni yatutse Tom Close mu by'ukuri reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe tujye tugerageza buriya tunitware neza wenda niko umuntu yabivuga kubera ko kuba wenda Robeni ntago yarazwi yari umunyamakuru akakora yari umunyamakuru bino bijyanye n'intuza n'imikino n'iki byose ariko ntabwo yarazwi
rero kuza n'ubundi ni byiza yaramenyekanye pe yaramenyekanye ariko mu by'ukuri ntuzafata umuntu wubatse ibye ngo abyubake mu myaka ingana kuriya yose ngo urangize ngo uze ushake kumushyira hasi ntago ari byiza pe tujye tugiramo n'ikintu cya discipline we niko byumva yego ni byiza naho Tricia rwose yarakoze yasubiza uriya mugabo ni byiza ko wafana Tom birashimishije nimba unamufana wowe ntabwo umufana njyewe ndamufana cyane nabwo mufana ahubwo ndamufana cyane ku mutima twanakisiga amarangi kubera ntabwo nakisiga amarangi nisiga amarangi y'ikisi njye nta kipe n'imwe mfana yatuma nisiga amarangi ntabwo nyareba ibintu bya puta yego okay nibyo rero twiganiraga ni ibintu byinshi byari bimaze iminsi hano hanze nagiraga ngo nkwibarize tumwe mu tubazo hari abantu benshi baguteye amabuye bati wavuze kuri Eva uramutuka niyo mpamvu nabyo nabikubajijeho ariko nza no gukomoza kuziri zimwe mu nkuru mbona umaze iminsi ushyira kuri YouTube channel yawe bita Umutoni TV kugira ngo bita Umutoni TV nabyo tuba tugomba kugira ngo tubiganireho ibintu birushaho kugenda neza so na byinshi rero navuga ndi kumva igisigaye ari ukugushimira nakoze cyane wakoze cyane nawe